Turi Kanombe ku kibuga cy'indege tumaze kumenya amakuru muri aka kanya ko muganga Mukasa yaba agiye kwerekeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Agiye mu biki nibyo ngomba kumubaza kugira ngo tube twasobanukirwa ikimujyanye. Turamumenyereye ko yita ku barwayi ufite ikibazo runaka yaba ku butunzi cyangwa se ufite ikibazo cy'uburwayi runaka akaba yamukoraho rikaka. Niyo mpamvu rero namenye amakuru nk'abati umuntu wacu nimba agiye kujya hanze ese abasigaye mu gihugu bo baramubona gute. Ibyo byose ku muntu wese ufite ikibazo n'uwanumye wese ngomba kukimubariza kugira ngo ibintu bigende neza. Ndabibutsa ko ndi Kanombe n'undi ku kibuga cy'indege of course nkuko cameraman agenda abibereka mu mashusho nibwo tukiyagira ariko batubwiye ko yurira indege ya saa 8 ubu tuvugana turi saa 6:30 turumva ko amasaha n'undi ari kwegereza. Niyo mpamvu ngomba kuhagera kugira ngo tube twaganira tumenye ngo ese muganga Mukasa agiye hanze gukora iki, ese ubu agiye muri gahunda z'akazi, ese agiye kwita ku barwayi nkuko asanzwe ajya kubitaho. Nibyo ngomba kumubaza kugira ngo rero tube twasobanukirwa. Ndasaba cameraman kugenda bereka amashusho ayakurikirana kuri fresh ibintu byose biza kugenda neza. Reka tugereyo turebe ko tumubona ubundi tumubaza buri kibazo cyose mwifuza. Kigali 250 ukuri 150 tubane mu rugendo rwose kandi tuze kusozanya video kugira ngo muze gusobanukirwa namwe mufite ibibazo ndababariza buri bibazo byose kandi nzi ko muri gusobanukirwa. Tubonane mu kanya. Nari nyiri kubabwira ko ngomba kumugwa gitumo tugasobanukirwa. Muganga Mukasa tugiye tumumenyereye mu bikorwa bigiye bitandukanye. Agenda yita ku barwayi ku bantu baba bafite inzaratsi babandi mu bamufata amafaranga nimumenya harengeye kandi na babandi babifuza ubutunzi Mukasa arabitunganya akabikora neza cyane. Rero nkuko nabivuze ni namenya amakuru ko agiye kwerekeza mu bihugu byo hanze kuri bamwe na bamwe agiye kwitaho. Niyo mpamvu nari mvuze ni reka mugwe gitumo muramenyere muri gitumo zanjye ngomba kumubaza ese koko aragiye, ese abaganga abarwayi agiye kwitaho agiye kubitaho mu bihe bihugu. Reka tuhagere ubundi tumubaze buri kimwe cyose. Ndi kumwe na Blaise kuri kamera nk'ibisanzwe. Reka tuhagere tube twamubaza tube twanasobanukirwa ukuntu bimeze. Ndi kubona n'ubundi nkuko nagiye mbibabwira ndi kumubona imbere yanjye namubonye muganga Mukasa namaze kumenya ahantu ahagaze. Uko byagenda kose aracyari gutunganya tumwe na tumwe kugira ngo abe yakurira indege, ariko ngomba kuhagera kugira ngo mbe namuganiriza dusobanukirwe ndetse kandi namwe muba mufite ibibazo bitandukanye mwe mwamubona abe yanabaha ama contact ye kugira ngo ajye abafasha ibintu bigende neza cyane. Reka magere rero tube twaganira. Nari nsanze ari ahantu haba hari iki haba hara ahantu bategereje nyine kuba babona indege muri rusange. Reka mbe nahagira mbe namuganiza kugira ngo tube twamenya ibintu byose. Urumva aba yari busy ariko nubwo ari busy nta kibazo ndaza kumuganiriza kugira ngo ibintu byose bibe byagenda neza. Nsanze ari kuri telefone uko byagenda kose asanga ari n'abarwayi n'ubundi ariko ari ndi kubabwira ko muganga Mukasa n'ubundi namenya amakuru ko agiye kwerekeza mu bihugu byo hanze. Sindamenya ibihugu, sindamenya abarwayi agiye kwitaho aho agiye kubasanga. Niyo mpamvu rero muri aka kanya mpagararanye nawe kugira ngo abe yadusobanurira yaba nge yaba mwebwe mudukurikiranye kugira ngo namwe mu mukeneye mube mwamubona byoroshye. Turakwakire kuri Kigali 250 ndetse no kuri 150. Amakuru yawe mumeze gute? Bimeze fresh wenda ndabatunguye ntabwo mwamuzi ko ndi buhagere ariko byari ngombwa kuko hari abantu benshi baba bakeneye kukubona baba bakeneye kumenya uko bakubona. Niyo mpamvu rero namenye ko uri hano. Nari maze iminsi ngushakisha ko cyane ko uri busy nkuko bisanzwe uri kwita ku barwayi kuko bana babigoye. So mu gihe mubonye rero nagira ngo ube wasobanurira abantu ese ko tugusanze hano uri hano mu biki, uri hano ugiye mu kihe gihugu, ese koko urugendo ufite ugiye kwita kuri bande, ese ni mu bihe bihugu muri rusange. Gusa kimwe cyo kuntungura cyo ntago biba ari sawa kuba muntunguye cyane ko nk'ibi ngibi gufata gahunda yo kuza ku kibuga cy'indege yari gahunda yanjye na gahunda z'akazi kanjye ka buri munsi ko kwita ku barwayi. Ariko rero niba mpagaze nk'ahangaha n'ubushize nabwo ubwo naje kwakira abantu mbona murantunguye, none n'ubundi ubwo nari niteguye kurira ndabona nabwo n'ubundi muba mwangejejeho kamera. None se ubundi mwebwe kubera iki muba mushaka guhabangama? Mbere na mbere ndagusa ko ibi bintu byanyu bya kamera mbona bishaka. Urumva ko mbere na mbere turabanza kwisegura cyangwa se kuba twabasaba imbabazi. Gusa ibi tubikorera abantu kwa ko hari abantu benshi bagiye badutuma bakatubwira ati muganga Mukasa tuba tumukeneye. Hari abantu bafite ibibazo bitandukanye ariko bagahura n'abantu babateka imitwe ariko ugasanga bari bizeye muganga Mukasa. Ariyo mpamvu namenya amakuru y'ahantu herereye nkaba navuga ati reka magere mbarize ba bantu benshi kuko hari abantu benshi baba bagukeneye urabizi.
ibyo rero nibyo mpora abantu bose buri munsi. Abantu baranzi muri rusange, nomero yanjye baba bayifite, deni n'ijwi ryanjye, uko tuvugana n'ibyo dukora, uko mbafasha barabizi. Rero nkaba nabwira aba bantu, ni na byiza cyane cyakora kuba mukoze aka kantu kanyibukije kugira ngo mbwire bari abantu bose bakurikirana abantu bo hirya bakiyitirira Mukasa, kandi Mukasa baramuzi nyirizina. Bajya babanza babaze, cyangwa se niba bankeneye basabe ko twavugana kuri video kugira ngo babone Mukasa nyawe ushinzwe kubakemurira ikibazo. Rero muri aka kanya bidatinze, kuko amasaha yo guhaguruka ndabona yegereje, ubu ngiye ku kibuga cy'ahantu bita Kenya Nairobi, kubera ko hari abantu muri rusange ngiye gufasha mu kazi kanjye ka buri munsi. Ndumva rero amakuru wari ukeneye kumenya nayo ngayo. Ntabwo ari ibyo byonyine nashaka kumenya, nagira ngo menye ese hari yego birumvikana ugiye Nairobi muri Kenya, ariko hari abandi baherereye mu bindi bihugu bitandukanye, yaba Afurika muri rusange ndetse Europe ndetse n'indi migabane cyangwa se na za Amerika. Ese ho nk'abantu bari kure yawe bo ubavura gute? Ibyo byose tubifitiye ubushobozi bwo kubafasha, mu gihe mba nkoresheje imbaraga zanjye, zaba se iz'ababyeyi, iz'abasogokuru, iz'abasogokuruza. Icyo gihe nkoresha imbaraga zabo kandi bigakunda, aho baba baherereye Canada, Australia, Amerika, mu birwa bya Komoro, aho hose birakunda nta kibazo. Okay, none se ari akantu wakomoje uravuga ati wagiye unabisobanura kenshi ko hari bamwe bakwiyitirira. Ese nk'abantu bakwiyitirira bo ari ikindi gihano ushobora kuba wabaha? Buri munsi cyane ibihano njya mbibaha, nk'ibyo kubahana, cyangwa se nkaba nakubakorera nko kubambura za roho zabo mu gihe baba bamaze gukora ibyemewe n'amategeko, cyangwa se tukabambura n'imbaraga bari bafite, ku buryo nk'abo bose nyine twagiye twirukana batwiyitirira, ari bo babwira abantu ngo bagiye kubakorera ibintu ntibabikore kuko nta mbaraga bafite, nta n'ubushobozi bafite. Yego. Hari ikindi kibazo nagira ngo rero mbe nabariza abantu badukurikiranye hano kuri Kigali tufite ndetse no kuri 250. Wavuze ko n'ubundi uvura abantu bari ku migabane yose, ariko se bo bibasaba kuba wajyayo cyangwa se bo kuba baza, cyangwa hari ubundi buryo ubushobora kubafashamo? Ntabwo ni ngombwa yuko bo bashobora kuza cyangwa nanjye ngo njyeyo. Nkoresheje imbaraga ntawe z'abasogokuru n'abasogokuruza, nkoresheje ihembe ryanjye karondozi, ibyo byose ndabikora bigakunda kandi bikagenda neza. Ubwo bisaba iki? Icyo gihe nta kindi bisaba, ni amafoto, ni amazina, ibindi nta kibazo. Iyo maze kubona amazina n'amafoto yabo ndabikurikirana kandi bigakunda. Hari serivisi ugenda ubaha, ariko hari ababa bafite ibibazo bitandukanye. Hari abavuga ko wenda baba bakeneye ubutunzi, hari ababa bafite ibibazo by'umubiri ndetse n'inzara muri rusange. Izindi serivisi ushobora kubutanga ni izihe? Byinshi cyane turabikora bitandukanye, abiterwa rero n'icyo usabye cyangwa se ikibazo ufite, tugufasha biturukije ku kibazo ufite. Buri kibazo cyose, hari n'ababa bafite ikibazo wenda cy'ubusazi cyangwa se abarwara ibicuri, ndavuga nyine mu buryo bw'umubiri muri rusange. Gusobanurira haba kuba abarwayi biba igicuri, za nyabingi, abari bafite ibintu by'imyuka mibi baboherereza bitewe n'imiryango cyangwa se imandwa, bakaba batabasha kubyicaza cyangwa ngo babiterekerere iwabo baraterekeraga. Ibyo ngewe mfite ubushobozi bwo kubihamagara nkabyicaza, nkoresheje imandwa za basogokuru n'abasogokuruza, izo mandwa zabo nkazicaza zigatuza bakagira amahoro, nk'uko baba bateza amashitani cyangwa ibindi, cyangwa babaterekereraho nkabyicaza. Kimwe rero ababa bafite bya bisebe by'imifunzo, abantu baba bafite inyatsi bya karande, ibyo byose turabiturisha nta kibazo. Hari bamwe mu bamamagaye, harimo n'abari hanze. Ndamwibuka hari uwitwa Violette yambwiye ko ari mu Buholandi, arambwira ati afite umugabo yaramunaniye, ndetse ngo agiye gukora ubukwe n'undi muntu, kandi we imitungo yose yari y'uwo mukobwa. None uwo mukobwa afite ikibazo cy'uko umugabo agiye kumuta ndetse n'imitungo akayijyana. Nk'uwo mudamu ufite ikibazo nk'icyo wamufasha iki? Ibyo ngibyo kuri njyewe Mukasa ni ibintu byoroshye cyane, kuko mfite imbaraga ndetse z'ababyeyi banjye zo kuba mbasha guhuza ingo nk'izo ngizo zidafite amahoro cyangwa se zishaka gutandukana, nkongera nkabahuza, ingo zikamera neza nta kibazo. Byumvikane ko no muri gahunda yo mu buriri bikosora.
hari ukuntu umuntu aba yaragiye mu bintu by'ubusambanyi cyangwa ukajya mu bindi bintu bitari byiza ugasanga bagutwaye ubugabo bwawe, cyangwa uri n'umugore ugasanga utagishaka gutera akabariro, cyangwa se nta bushyuhe ukigira nta n'ikintu cyumva muri wowe, ariko nkoresheje imbaraga zanjye ibyo byose ndetse nahawe n'abakurambere turabikora bikagenda neza nta kibazo. Hari abantu bari bubone ino video bakabona ko wenda ushaka kuba ugiye hanze bakatekereza ko ushobora gutindayo, wenda bo bakazagukenera bari inaha mu Rwanda bakakubura, urababwira iki? Ese uragaruka vuba cyangwa n'ubundi wanabafasha uriyo? Icyo nabwira abo bantu banjye n'ubundi aho ngiye ntago ndi butinde, kandi kabone ko no mu gihe naba ntinze aho naba ndi hose, naba ndi mu Rwanda cyangwa Kenya cyangwa Australia, kuri WhatsApp yanjye nzaba ndiho, n'ubundi ikibazo aho ndi mfite ubushobozi bwo kugikemura nta kibazo. Turi gusoza kugira ngo mbe nanakurekura ujye muri gahunda zawe, kandi nkomeza no kugushima ku mwanya wagiye uduha utwihanganira. Hari abamama baba barabuze imbyaro, abo ndababariza kubera ko baba banumye, ni nayo mpamvu mba ndi hano. Abo ngabo babuze imbyaro bo hari icyo bafasha? Abo ngabo turabafasha cyane, nta nubwo nkurikije cyakora namaze gufasha nk'abarenze nk'ibihumbi 2 bafite ikibazo nk'icyo ngicyo. Ibyo ni ibintu byanjye, nibyo bintu nkora cyane, ariko nanone umuntu arasuzuma akareba ese umuntu ko yabuze urubyaro byatewe n'iki. Hari ukuntu umuntu agenda agakuramo inda, wamara gukuramo inda umwana ukamushyingura nabi, cyangwa se wapfusha umwana bwa mbere umwana ukamushyinguye nabi, cyangwa hakaba ikindi kibazo kindi. Ibyo rero twebwe tubasha kubikurikirana tumaze kureba ikibazo nyirizina gituma ibyo bintu bitagenda neza. Wenda nakubwiye ko turi gusoza, bakomeza nyihanganire, ndi hano kubera ibibazo by'abaturage kandi tuba tugomba kubabariza kugira ngo ibintu bigende neza. Hari abakobwa baba barihebye, n'ubundi ndacyari ku gitsina gore kuko njye nkunda igitsina gore cyane, baba barabuze, baba bavuga ngo baheze ku ishyiga cyangwa se baragumiwe. Abo ngabo hari icyo ubafasha? Turabafasha cyane rwose. Aho ngaho n'ubundi dukoresha za mbaraga z'abakurambere, tukareba niba barabazinze cyangwa se barabafatiye, tukareba icyo bakoresheje, bityo tukabasha kubazingura dukoresheje imbaraga z'abakurambere. Yego. Hari abantu rero bashobora kwita banavuga ati bishobora kuba biriya bintu bihenze bidusaba ibintu byinshi. Icyo wababwira kugira ngo bahumurize banatinyuke kuba bakwegera, nicyo wahita ubatangariza muri aka kanya? Ikintu nabatangariza muri aka kanya, mbere ya byose umuntu wese wumva ko afite ikibazo agomba gushishikara kwisuzumisha, akareba uko ikibazo cye kimeze, kandi kwisuzumisha ntabwo biba birenze, kuko njyewe icyo mbereyeho ni ugufasha abanyarwanda muri rusange ndetse n'abari hanze yarwo. Rero ntabwo ari ibintu icyambere, ahubwo we ni ugutinyuka, kuko abenshi cyane baba bafite ubwoba. Bamwe barantinya bakavuga ati se muganga Mukasa twatinyuka kuvugana nawe gute, ese twamugeraho gute? Rimwe na rimwe bagashaka gutuma abandi, ariko umuntu uba ufite amahirwe n'uwo twivuganiye cyangwa se wabashije kongeraho. Akabazo ka nyuma noneho mpita nanasoza, hari abantu nyine tungarutse kuri abo baba baragiye batuburirwa n'abandi, hari igihe babatera ubwoba bakababwira ko nibaramuka bagiye ahandi bazabakorera ibintu bibi, bazabasarisha ndetse bazabakorera ibintu bibi cyane. Ese wowe kugira ngo abo bose bagiye bahura n'abantu bakababeshya, ni iki wababwira kugira ngo batinyuka bakugane kugira ngo ube wabahanira bene abo bagenda bitirira abandi? Ikintu nabwira aba bantu ni uko bagomba kwirengagiza abo babatera ubwoba bamaze kubatubura cyangwa bakabahemukira batwiyitirira, kuko nta mbaraga bafite nta n'ubushobozi. Twebwe imbaraga zabo narazibambuye, baba ari abaganga bo mu Rwanda, Abatanzaniya, Abakongomani, Abamasayi, aba bose imbaraga zabo ni njyewe uzifite. Iyo mufashe ihembe ryanjye karondozi ngafata jya sogokuru, yewana iyo mutumye ahita agenda ni nk'umurabyo, cyangwa se nk'iyo ngiye guhana mwabo ngabo bahemukiye abantu, mbahana nkoresheje inkuba yanjye karondozi, kuko njyewe nta mikino ngira, ndi umuhannyi isi yose iranze. Ntekereza ko umaze kwandika izina hano mu Rwanda, East Africa ndetse no ku isi muri rusange, bitewe n'ibikorwa ugenda ufasha bamwe mu baturage. Dusoza rero nanone n'iki wababwira aka kanya, wenda n'icyo basaba, n'icyo babwira, ndetse n'imbuga nkoranyambaga mwaba mukoresha wazibwira abadukurikiranye kugira ngo bajye bakwandikira cyangwa bakubona byoroshye? Icyo nabwira abafana banjye cyangwa badukurikirana buri munsi, ari abari mu Rwanda n'abari hanze, wenda ntibumve ngo nuri indege, ngo bumve yuko byacitse wenda ngiye kwicara ku buryo ntazabafasha cyangwa ngo mbakurikirane. Ngiye kugenda n'ubundi, ngiye mu kazi, hari n'imiti n'ubundi ngiye kureba aho ngaho Kenya, Nairobi, ariko ngiye gukurikirana abarwayi. Ariko icyo nababwira ni uko bagomba kwirinda bari abantu babayobya, bari abagenda babona bapostinze amafoto yanjye bagakurikirana abo ngabo, ahubwo barebe nomero yanjye nyirizina, bampamagare, banyibarize, ndetse no kwirirwa batuma abanyamakuru bo hirya no hino. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo batume abanyamakuru, ahubwo bagomba kunyigereraho.
yego. Ndabashimira rero muri rusange kandi mbashimira ku mwanya mwagiye muduha ndetse mbwira namwe mwari mudukurikiranye kuri Kigali tufite ko muganga Mukasa twari twamwegere kandi ibyo yagiye adutangariza ndekeza ko mwasobanukiwe ku bandi bafite ibindi bashaka kumubaza ku kiganiro hasi muraza kuyibonaho mu mwandikire WhatsApp cyangwa se n'abashaka kumuhamagara mu muhamagare ubundi ababwire ibisabwa cyetse niba ari ikintu cyanyuma wumva wababwira. Ikintu nababwira rero cyanyuma muri rusange, nshuje abanyarwanda muri rusange, ngasuhuza ingabo z'igihugu ndetse ngasuhuza na perezida wacu waduhaye kugera kuri ibi byose, tumwifuriza amahoro n'amahirwe n'umuryango we. Ikindi nababwira rero, namwe mugira amahoro kandi Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Tukwifuje urugendo ruhire. Yego, namwe mugira amahoro bahungu banjye. Ubwo tuzabonana ugaruka ntibidukunda uzagenda uduha umwanya utubwire ko ibyakujyanye byagenze neza. Yego, tuzababwira rwose nimugire ikibazo. Sawa, murakoze. Ndi kumwe na muganga Mukasa ariko tuganiriza kuri gahunda afite mu rugendo afite ari kwerekeza muri Nairobi muri Kenya. Tubonane mu biganiro bitaha, ndi kumwe na Blaise kuri kamera, ngiye ari Souvenir.